Muraho turabasuhuje cyane cyane banyamurenge mwese aho muherereye ku migabane yose y'isi, abo dusangiye ibihe bikakaye, ibihe bikomeye, ibihe by'ingume, ibihe by'umwijima, ibihe by'urucantege, ibihe tutigeze dutekereza ko tubamo, ko zatubaho, zatugeraho, ibihe tutamenya uko tudekiriva, ibihe bikomeye cyane. Muri kumwe na Pasiteri Mudahigwa Absalomu washatse kubahumuriza mu ijambo ry'Imana. Tekereza kuri ibi bihugoko bwacu burimo hariya mu Minembwe n'ahandi hose kuri iriya misozi miremire, numvishe umutonyi w'ijambo ry'Imana utonyangira mu mutima wanjye maze gusenga. Iryo jambo riravuga ngo ntabwo gutemwa kw'igiti ariyo maherezo yacu. Niyo teme numvishe iza mu mutima wanjye, numva mu bitekerezo no mu mutima haje ijambo rimbwira ngo humura, ntabwo gutemwa kw'igiti ariyo maherezo yacu. Ntabwo kuriya tumeze kuzadushiraho iherezo. Ntabwo iriya mihoro yadutemye, iriya mipanga yatambamye mu mbavu z'ubwoko bwacu igatemagura, ntabwo izadushiraho iherezo. Ntabwo ari ryo herezo ryacu. Numva haje inspiration y'igice cyo muri Yobu, ibice 14 umurongo wa 7 n'uwa 9 kugeza ku wa 9, haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe congera gushibuka, kongera kigashibuka kandi kikaja kigira amashami y'ibitontome. Ayo mashami natekereje kikaja kigira, numva ngo ayo mashami ntabwo ashira, aja aguma kumera kandi cyaratemwe, kikaza kimera amashami y'ibitontome. Umurongo wa 8 uravuga ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, mu gihe umuzi wacyo kiri mu butaka, mu gihe tugifite abantu mu Minembwe, tukagira abantu ku Ndondo z'Ibuvira, tukagira abantu mu Rurambo, bakaba basa n'abahasaziye uwo muzi ukaba uhari, n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, bakaba bari hariya hasa n'ubutayu badafite aho berekeza. Iyo cyumvisha amazi congera gushibuka, kigatoha k'igiti kikiri gito. Iri niryo jambo ryaje mu mutima wanje ry'uko igiti iyo cyatemwe kiza cyongera kigashibuka. Iyo cyumvisha amazi y'ubutabazi, iyo cyumvisha amazi yo guhemburwa, kandi ayo mazi arahari, cyongera kigashibuka. Natekereje hejuru y'igiti muri Bibiliya, maze kumva iryo jambo riza muri urukerera, ntekereza hejuru y'igiti. Iyo usomye Daniyeli 4 ibice 4 umurongo wa 7 n'uwa 23, usanga igiti ari nation, ari ubwami, ari ubwoko, ari ubutegetsi. Iyo barebye ubutegetsi bwa Nebukadineza basanga igiti cyari cyarakuze. Nebukadineza yari yarakuze cyane, arakura aba umwami w'abami. Byatumye ntekereza ubuzima bwacu ukuntu muri bino bihe mbere ya 2017 twari tumeze neza mu nzego, tumeze neza mu butunzi, tumeze neza muri leta, tumeze neza mu gisirikare, tumeze neza mu butunzi, dufite inka zirambagiye mu biraro. Icyo giti ngo cyari gifite ibibabi byiza, ibyo bibabi n'ibyo mvuze, twari dufite ibyiza bigaragara, ngo gihunze imbuto nyinshi. Twari twejeje, imirima yareze, bigori byareze, ibirayi byareze, arizo bijumba n'iyindi myaka yose yareze. Muri icyo giti, muri ubwo bwoko, muri iyo nation, harimo ibyo kurya, dufite ibyo kurya, dufite ibyo kunywa, dufite amata y'inka bihaza abantu bose, na bene wacu b'abanyamahanga bakaza bakanywa. Inyamaswa zo mu ishyamba, ayo n'andi moko, nazo zugamye mu gicucu cyacu. Hari abadutakiye, hari abadunyuzemo kugira ngo bagere aho bagera, hari abatubonaga mu ibyiringiro byabo.
ariko ijambo ryambabaje kandi ryantangaje ngo bukeye uwera wagizwe umurinzi wacyo imana y'umurenge ngo ategeka ko gitemwa kigakurwaho amashami n'imbuto zacyo zikanyanyagira. Biriya ni ubushake bw'Imana. Imana niyo nyir'ibihe, Imana niyo itegeka ibihe. Iyo ntakitungura biriya tubona none bikadukanga bikababaza imitima bikatubuza ibitotsi, Imana yabibonye basogokuruza bataragera muri iriya misozi, kuko Imana ntigira ejo n'ejo bundi. Kuri yo byose ni preza, yarabibonaga kandi byabaye kuriya yabyemeye ngo bibe ko, kugira ngo itugire ishanga n'ubwoko bukomeye, kugira ngo itugire ubwoko bukomeye. Sinzi ingero natanga, twe dutuye muri iki gihugu cy'u Rwanda cyabaye amatongo kiranuka, kiba igihugu cy'inkongoro n'imbwa zirya intumbi, ariko ubu ngubu cyamenywe n'amahanga, cyizerwa n'amahanga, gikundwa n'amahanga, gisurwa n'amahanga. Uwera wagizwe umurinzi ngo ategeka ko gitemwa. Hari benshi muri twavuga ngo hari impamvu zatumye gitemwa, zatumye duhura n'ibi bibazo, zatumye duhura n'aka kaga, ngo ziduturutseho. Nta mpamvu n'imwe iduturukaho, ahubwo impamvu zituruka ku bushake kwa nyir'ibihe washatse ko tunyura muri ibi bihe, kandi yabimenye bitaraba, ishaka ko tunyura muri ibi bihe. Ngo ategeka kuko gitemwa ngo n'imbuto zacu zigatatana. Abana bacu imbuto za kiriya giti, za buriya bwoko, ziriya nasiyo y'ikinyamurenge, z'abanyamurenge ziratatana, ziri hose, ziranyanyagira. Ngo imbuto ziranyanyagira. Abana bacu banyanyagiye Kenya, banyanyagiye Burundi, banyanyagiye Uganda, banyanyagiye mu Rwanda, banyanyagiye Amerika, banyanyagiye Europe, baranyanyagiye. Natekereje iki giti mbona kimeze nk'uko twe twabaye. Umurinzi ategeka ko gitemwa. Twatemwe n'amashoka atandukanye aturuka mu mbavu z'ubwoko bwacu bwose. Amashoka y'abaturanyi, amashoka y'abanyinda, amashoka y'abafurero, amashoka y'ababembe, amashoka ya leta, amashoka y'abazalendo, amashoka abo bose ba extremiste bava muri ayo moko. Si uko ayo moko yose yaduteye, ariko havuyemo abantu batezwa umurindi n'abakozweho, n'abashatse ibyo, n'abahamagawe muri urwo rwego rw'ubugizi bwa nabi, ndetse badakomoka hamwe n'abakomoka iwacu. Batema icyo giti, batema icyo giti, amashoka menshi. Nageze aho ngaho nibuka ijambo riri muri Yobu ibice 19 umurongo wa 10. Avuga Imana ukuntu yaretse agerwaho n'amashoka y'abarya bose, abanyaze inka ze, abanyaze indogobe, abanyaze imikumbi ye. Bari abantu nabo batandukanye, ndetse barimo n'umuyaga waturutse iburasirazuba ugasenya inzu z'abana be, inzu y'abana be ikabagwaho bagapfa baragashira. Yobu ku bice 19 umurongo wa 10 yaravuze ngo yaranishe inturutse impande zose, twishwe duturutse impande zose, none ndapfuye, ibyiringiro byanje yabiranduye nk'igiti. Hari benshi muri twe badafite ibyiringiro, ariko Yobu byaje kugaruka, aravuga ngo ibyo byiringiro ndacyabifite, ndabikomeje. Mureke dukomeze ibyiringiro, ngo kandi nzabimanukana, ngo mbiryamane mu mukungugu, ngo amaso yanje azareba Uwiteka, ngo kandi murebesha amaso yanje atarayundi. Amaso yacu mureke tugumane ibyo byiringiro. Abagenda bazira ubwoko babiryamane mu mukungugu wabo, natwe abakiriho tubigumane. Umunsi umwe amaso yacu azabona gutabarwa, amaso yacu azabona icyo Uwiteka azakora muri iriya misozi, amaso yacu azabona ubutabazi bukomeye. Ubwo kiriya gihugu, iriya misozi izahinduka, izabamwo amahoro akomeye, igahinduka mu iterambere ritangaje, n'amahoro yigikorwaho. Umwijima umaze gushira, igicu kimaze kweyuka, igitondo cyatamye. Nicyo gituma twasomye ngo ariko hariho ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka. Tuzongera dushibuke bavandimwe.
iriya misozi, muri iriya misozi hazashibuka igiti gifite kandi imbuto. Ziriya mbuto zose zanyanyagiye zizongera zigaruke ku giti. Kiriya giti kizongera gikure, kibe kirekire cyane, amahanga kibone, abantu bugame mu gicucu cy'amababi yacyo. Yo baravuga ngo iyo cyatemwe ngo cyongera gushibuka, kikaja kigira amashami y'ibitontome, amashami meza, kikagira ibibabi byiza, amashami ahora ashibuka, amashami meza atazongera guhunguka. Igihe cyose umuzi wacu kiri mu gitaka usa n'uwasaziyemo, mu gihe tugifite bariya abantu bari hariya, Imana izabakomereze. Iriya ni imbuto, iriya ni imbuto. Bariya abantu bari mu Minembwe, bariya abantu bari ku Ndondo y'Ubuvira, bariya abantu bake bari mu Rurambo, iriya ni imbuto. Mu gihe tukibafite, uriya ni umuzi, kiriya ni igishitsi. Igishitsi cyaco kikaba kikiri mu mukungugu, mu mburamazi, nubwo bari mu ngorane, mu butayu bukomeye. Ariko kiza amazi y'ubutabazi azaza. Daniyeli ibice 4:7 haravuga ngo tema icyo giti, ngo ariko igisitsi cyacyo n'imizi yacyo ngo birekere mu butaka, kugira ngo bitondweho n'ikime. Hari ikime cy'ubutabazi, hari ikime cy'imbaraga z'Imana, hari ikime kizatonda hariya. Buriya bwoko bariya basigaye, bariya bake bakazongera bagashibuka, n'abandi bose batatanye bakagaruka bakabasanga hariya muri Daniyeli. Babwira Nebukadineza 23 nahasomye haranezeza, haravuga ngo nubwo uzaba watemwe kandi igishitsi cyawe wabaye ikirimbu, ariko igishitsi kikiri mu butaka, ngo ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, kiriya gihugu kizakomeza kuba icyacu, batwikiremo batugirire nabi, kizakomeza kuba icyacu, ngo nibwo uzamenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Haleluya. Ntabwo hategeka abazalendo, ntabwo hategeka ba mayimayi, ntabwo hategeka abagizi ba nabi, ntabwo hategeka abatwica, ntabwo hategeka abatwanga, ntabwo hategeka abatugirira ishari. Hategeka Imana. Tuzamenya kuko ijuru ryonyine ari ryo rifite ijambo rya nyuma kuri twe. Bariya abana bake dufite hariya babarirwa ku ntoke, birwanaho, barwanira ubwoko, barwanira ababyeyi, bariya Imana izabaproteja, bariya Imana izabarinda, bariya Imana izabaha imbaraga. Ijuru rizategeka, tuzabaho. Iyo cyumvise amazi ahembura, aribwo butabazi, arizo mbaraga Imana itanga, igiti cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito, igiti gisa naho kikimera, igiti gifite ubushya, igiti gifite itoto, igiti gishya. Hariya hazamera igiti gishya, tuzongera tugira ubwoko bwiza, ubwoko bushya, ubwoko busa n'ubuvutse, kandi muzabibona kuko ijuru niryo ritegeka. Zaburi igice cya 1:3 nahasomye ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Tuzahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi mu bihe biza, kizera imbuto zacyo kandi ibibabi bzacyo ntabwo byuma. Icyo tuzakoraho cyose kizatubera cyiza mu bihe biri imbere, kuko ijuru niryo ritegeka. Imana yavuganye n'abahanuzi, ivugana n'ababikinoni, ivugana n'abandi ntibuka. Iyo Mana ni yayindi iracyahari, ibyo yavuze bizasohora, zange bikunde, nubwo abantu bazapfira gushira, ariko ibyo bintu bizaba. Iriya misozi izongera igira ihumure, tuzongera tuyituremo ari iwacu. Nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo bazamenya yuko ijuru ari ryo ritegeka, nubwo tumeze nk'igishitsi, nubwo tumeze nk'imizi iri mu butaka bwumye. Yeremiya ibice 17 mumbabarire kubatindira, haravuga ngo kuko umunsi umwe nguwo ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, kigashorera imizi yacyo mu migezi, tikizatinya amapfa. Nacyana nta yandi mapfa tuzongera gutinya. Azacyana azasanga turi puissance nka Israeli, azasanga dukomeye, ahubwo ibibabi zacyo bizahorana itoto, kandi ntikizareka kwera imbuto. Tuzorora, tuzabyara, tuzahinga, tuzeza, tuzagira imihanda, tuzagira amamodoka, igihugu kizaba gisha, kizabamwo amabarabara, kizabamwo amashanyarazi, kizabamwo amazi, kizaba gisha, kuko Uwiteka niko yabivuze. Ijuru niryo ritegeka.
ubwami buzagumaho, ubwoko buzaguma muri iriya misozi, kuko ijuru niryo ritegeka. Yabinyibukije inzozi nigeze kubabwira z'umugabo umwe yarose hariya, barabizi abantu bamwe turi kumwe nabo hano, naziganiriwe nabo. Ararota bari mu rubuga baje ku meza, aba nkasinzira gato, nanamuvugaga arasinzira gato ngo asinzira arikanga. Baramubwira ati ni gute? Ati ndose inzozi zitangaje, ati mbonye igiti kinini ciza cyarekuye amababi yaco akazagwa za mirimba akagwiriye kandi kugasha kuri Ruvubu. Ati ndacyitegereza gifite amababi y'ibitontome n'imbuto. Ati mu mwanya mbona ko haza umuyaga ni ibihe umuyaga w'igihe, ngo uragishikuza n'imizi yacu, uragishikuza ngo kiraguruka cyitura mu kindi giti mu Rwanda. Aho niho Imana yamweretse, ariko twituye henshi, ariko abenshi bagiye ahandi ariho bava, ngo cyitura mu kindi giti, cyitura mu yindi nation. Noneho ngo gishike y'amababi cyituranye muri cya giti yose arahunguka arashira, ngo kimera andi mababi y'ibitontome, kimera mwandi mababi n'andi mawuwa. Hari ibiti bimwe bigira amawuwa atukura, ngo kiramera kimaze kumera amababi y'ibitontome n'amawuwa ya kimaze kumera izo ngibyo, ngo kiraguruka kirongera, kandi haza wa muyaga, mumbabarire, haza wa muyaga urongera uragishikuza, ukivana hahandi muri cya giti urakigurutsa ugishinga kuri iriya misozi kandi y'Umurenge. Iriya misozi gifite noneho amababi masha, gifite imbuto nsha, gifite kimeze nk'igiti, amababi y'ibitontome. Ngo abirebye arikanga, nubwo yikangaga. Reka tubabwire ko abana bacu banyanyagiye, igiti cyashigutse gikwira amahanga, kizongera abo bana bazagira ubwenge busha, bazagira ubushobozi busha, bazagira muri domene zose, zaba iz'inyubako, zaba domene z'iterambere, zaba domene z'ubuhinzi, bakongera bagasubira kuri iriya misozi bakayihindura misha, bafite ubundi bwenge, bafite iterambere rihanitse, haba domene yo gukora imihanda n'amashanyarazi. Uko niko bimeze. Izo nzozi yarazirose mu 1972. Ibyo bizashika, ibyo bizagera, kuko ijuru niryo ritegeka. Tubabarana ibyiringiro, tube muri uyu mwijima dufite ibyiringiro. Hariho ibyiringiro, kuko igiti iyo gitemwe kizacongera kigashibuka. Nubwo amashoka yadutambamye impande, mu mbavu no mu mugongo akatemagura, ariko ayo mashoka kiriya gishitsi cyasigaye kizongera gishibuke, kizagira amababi y'ibitontome, kandi ubwiza bwa nyuma, ibya nyuma bizaba byiza kurusha ibya mbere. Tuzagira inka ziruta za zindi zanyazwe mu Matanganika n'ahariya handi hose inka zabaga. Tuzagira ibyiza bikomeye biteye amatsiko, amahanga azaza gusura no kumenya imirimo yakorewe hariya muri bya bihe byose by'ububyutse, ubwo basogokuru n'abapapa bagurukaga, Imana ikabakoresha ibitangaza. Imana ibaha umugisha, Imana ibareme mu ibyiringiro, Imana ibagirire neza, Imana ibahumurize muri ibi bihe by'umwijima. Muhumurike, tuzabaho. Mwari kumwe na Pastor Mudahigwa Absalomo.